Hari umuntu watubajije ngo mbese kurota umusazi cyangwa se umurwayi wo mu mutwe bisobanura iki? Kurota uhura n'umusazi akagukubita cyangwa akagutera amabuye cyangwa akakwirukaho bisobanura yuko ugiye guhura n'ikigeragezo cyihuse, kandi iki kigeragezo kiba giturutse kuri Satani kugira ngo agukoze isoni. Ni kwa kundi ujya kubona ukabona umuntu ahuye n'ikintu cyo kumukoza isoni, abantu bose bakamumenya, abantu bose bakabibona. Rero reka tukubwire ngo niba izi nzozi warigeze uzirota, ufata igihe cyo gusenga, kuko inzozi nk'izi nta kindi kizikuraho uretse gusenga no kwiyiriza ubusa byihuse. Imana igukuraho icyo kigeragezo kuko akenshi ntabwo kiba giturutse kuri yo. Imana itugirire neza. Hari uwatubajije ngo mbese kurota inka yiruka ku muntu bisobanura iki? Inka isobanura nayo ikigeragezo cyihuse cyangwa se abarozi. Igihe cyose rero urose inka ikwirukaho uba ukwiriye gusenga, kuko Satani aba ari kukurwanya, aba ari kuguhiga. Ikindi kintu, inka yiruka ku muntu ishaka kumwica, impanuka nayo, iyo inka ishaka kukwica nayo ibakwereka impanuka, yaba impanuka y'ikibazo, yaba impanuka yo mu muhanda, aba ari ikintu kibi. Uba ukwiriye gusenga byihuse, cyangwa se ugashaka abantu bakagufasha gusenga Imana, kubera ko Imana yatanze impano, ihamagara abanyamasengesho. Rero tujye tubizera badufashe, Imana itugirire neza. Hari umuntu wabajije ati ese buriya umunyu usobanura iki? Igihe cyose ubonye umunyu ahantu, ukabona umunyu wamenetse ahantu, cyangwa se ukabona ufashe umunyu mu kiganza, uzamenye ko umunyu usobanura umwuka w'inyatsi, kubera ko umunyu ahantu wageze ubundi ntago harama. Iyo ugeze hasi urashonga ukarangira. Rero bishobora kuba bisobanura yuko hari ibintu bigiye kuyonga, wabonaga ari iby'agaciro ariko bikarangira bitakaje agaciro kabyo kubera abadayimoni cyangwa se abarozi. Imana yo mu ijuru tugirire neza. Abadukunda dushimiye, abadusengera dushimiye, abantu bakora subscribe. Reka mbabwire ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ni ukuri ngo nimwe twemera, ntabwo ari twebwe muzaba mwemeye, ahubwo muzaba mwemeye uwadutumye. Umuntu rero uca kuri iyi channel agakora subscribe, aba atweretse yuko ibyo dukora bifite agaciro kandi yuko byari bikenewe. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha cyane. Dushimiye umuntu ujya afata akanya ke agakanda kuri like akadushimira, Imana imuha umugisha. Dushimiye cyane umuntu ukora share kugira ngo ibiganiro dukora ndetse n'amasengesho tugira hano bibashe kugera kure hashoboka, abantu b'Imana babohoke. Rero Imana ibaha umugisha mwinshi, mbifurije ibihe byiza aho muri hose. Reka dusenge, duhe Mwuka Wera ikaze na karibu mu kiganiro tugiye kugirana. Tugiye kuganira ku nzozi zigiye zitandukanye. Hari izo benshi babajije tugerageza kuzisobanura, ariko abantu bakomeje kubaza. Rero turahari kugira ngo tubafashe. Pawulo yabwiye Tito ngo icyatumye ngo usiga Ikereti ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Rero ibidatunganye ni byinshi, ariko mu kidufite tuzajya tubafasha. Imana ibagirire neza. Mana yacu, Mana nziza, turagushimye, tugushimiye aka kanya, tugushimiye kudukunda kandi ukatwitaho. Yobo niwe wakubajije ngo umuntu ni iki kumwitaho, cyangwa umwana w'umuntu ni iki kumugenderera. Rero umwana w'umuntu arakomeye cyane kuko yaremwe mu ishusho yawe, ntago ujya udusiga, nta nubwo ujya uduhana. Aka kanya tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uzubane natwe, abarushye baruhuke, abari kuyoba ubayobore. Mwami Imana, babuze uko babigira ujye kubagirira. Uri Imana itajya iduterana, Imana itajya iduhana ngo cyakora koko ngo umubyeyi yakwibagirwa umwana yonsa, ariko wowe ngo ntabwo uzatwibagirwa. Komeza rero twiteho, ababuze keyo yibahe Mwami. Hari igihe abantu babura abantu babitaho, ariko wowe nzi neza ko uzakwiringira, uzamwitaho kandi ukamumara umubabaro. Ndagushimiye ku bwa byose Imana, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana rero iduhana umugisha mwinshi cyane. Turabashimiye ko mukomeza kudutega amatwi. Imana ibagirire neza. Hari umuntu watubajije ngo mbese kurota
umusazi cyangwa se umurwayi wo mu mutwe bisobanura iki? Kurota uhura n'umusazi akagukubita cyangwa akagutera amabuye cyangwa akakwirukaho, bisobanura yuko ugiye guhura n'ikigeragezo cyihuse, kandi iki kigeragezo kiba giturutse kuri Satani kugira ngo agukoze isoni. Ni kwa kundi ujya kubona ukabona umuntu ahuye n'ikintu cyo kumukoza isoni, abantu bose bakamumenya, abantu bose bakabibona. Rero reka tukubwire ngo niba izi nzozi warigeze uzirota, ufata igihe cyo gusenga, kuko inzozi nk'izi nta kindi kizikuraho uretse gusenga no kwiyiriza ubusa byihuse. Imana igukuraho icyo kigeragezo, kuko akenshi ntabwo kiba giturutse kuri yo. Imana itugirire neza. Hari uwatubajije ngo mbese kurota inka yiruka ku muntu bisobanura iki? Inka isobanura nayo ikigeragezo cyihuse cyangwa se abarozi. Igihe cyose rero urose inka ikwirukaho uba ukwiriye gusenga, kuko Satani aba ari kukurwanya, aba ari kuguhiga. Ikindi kintu, inka yiruka ku muntu ishaka kumwica, impanuka nayo, iyo inka ishaka kukwica nayo ibakwereka impanuka, yaba impanuka y'ikibazo, yaba impanuka yo mu muhanda, aba ari ikintu kibi. Uba ukwiriye gusenga byihuse, cyangwa se ugashaka abantu bakagufasha gusenga Imana, kubera ko Imana yatanze impano, ihamagara abanyamasengesho. Rero tujye tubizera badufashe, Imana itugirire neza. Hari umuntu wabajije ati ese buriya umunyu usobanura iki? Igihe cyose ubonye umunyu ahantu, ukabona umunyu wamenetse ahantu, cyangwa se ukabona ufashe umunyu mu kiganza, uzamenye ko umunyu usobanura umwuka w'inyatsi, kubera ko umunyu ahantu wageze ubundi ntago harama. Iyo ugeze hasi urashonga ukarangira. Rero bishobora kuba bisobanura yuko hari ibintu bigiye kuyonga, wabonaga ari iby'agaciro, ariko bikarangira bitakaje agaciro kabyo kubera abadayimoni cyangwa se abarozi. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Hari umuntu wavuze ngo ariko kurota umuntu abona nk'igikombe imbere ye ari kunywa, cyangwa se agiye kunywa, bisobanura iki? Ibyo bintu nabyo bisobanura igikombe cy'uburozi cyangwa umutego. Igihe cyose ubibonye uba ukwiriye gusenga, noneho iyo ugize amahirwe make ukaba wabinyweye, rero ushobora kurogwa mu buryo bwihuse. Imana itugirire neza. Hari umuntu wabajije ati kurota ubona inzoga imbere yawe, zaba mitsingi, zaba pirimusi, ibi byose tuzi nk'inzoga, bisobanura iki? Ibi bintu bisobanura umubabaro cyangwa se amagambo. Hari ukuntu umuntu uri kuvuga amagambo menshi atubona ameze nk'umusinzi. Rero igihe cyose ubonye inzoga imbere yawe ukabona urayinyweye, hari igihe uba ugiye gusinda amagambo ukavuga ibintu utanateguye, cyangwa se ukaba ugiye guhura n'ikigeragezo kikubabaza ku rwego kizakuvugisha kikaguteza abantu. Uba ukwiriye gusenga Imana ikakurengera. Ikindi kintu, kurota umuntu ukomeye mu buzima bwawe. Ushobora kurota nk'umukuru w'igihugu, ukarota yagusuye cyangwa muri kuganira. Umukuru w'igihugu asobanura Imana, kuko aba ahagarariye Imana. Igihe urose rero muri kuganira ukabona arakwishimiye, cyangwa se ukarota ari kukubaza ibibazo ufite, cyangwa ukarota ari kugufasha, cyangwa ukarota ari kuguha amafaranga, uzamenye ko Imana igiye kwinjira mu kibazo cyawe bitewe n'ibintu wavuganye n'umukuru w'igihugu. Imana itugirire neza. Cyangwa se ukarota umushumba wawe nawe asobanura Imana. Ushobora kubona ari kugucyaha, cyangwa ukabona ntabwo akwishimiye, biba bigaragaza yuko hari ukuntu Imana iri kukubona, cyangwa se ukabona ari kugusengera, ntabwo aba ari we, ahubwo ni deliverance Imana iba iri kuguha mu buryo bw'umwuka. Imana itugirire neza. Hari n'abandi bantu bakunda kurota, umuntu akarota abona yagiye kuvoma, ukabona wagiye kuvoma, rimwe ugacyura amazi, ikindi gihe ntuyacyure. Rero kuvoma bisobanura umugisha. Kuvoma bisobanura umugisha cyangwa agakiza. Mbese ni nko guhaha ukaronka. Igihe rero urose ugiye kuvoma ukabona ucyuye amazi, uzamenye yuko ugiye kugira ahantu ugera.
hari ikintu ugiye kugeraho. Igihe uzabona ugiye kuvoma gucyura amazi bikanga, uzamenye yuko ibintu urimo muri iyo minsi nta nzira yo kugira ngo bikunde. Ariyo mpamvu ukwiriye gusenga Imana igakomeza igaca inzira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Igihe uzarota ubona hari udusimba turi kukurya, nk'utu dusimba bita imbaragasa cyangwa inda, ngira ngo ahari wenda ntago bigikunze kubaho, ariko ibi bintu nuramuka ubirose uzamenye yuko hari umwuka wa karande ukugendaho w'ubukene. Imana rero itugirire neza. Igihe cyose uzarota ubona bari kukogosha umusatsi, ukabona bari kukogosha umusatsi, uzamenye yuko hari imbaraga z'Imana ziri kukuvamo. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Aleluya, Imana idufashe. Ukabona bari kukogosha umusatsi, uzamenye ko hari imbaraga z'Imana Satani iri kugukuramo. Hari ubwiza bw'Imana, hari urwego wari ugezemo mu gakiza, ariko Satani iba iri kukwambura imbaraga. Igihe uzabona ufite umusatsi mwiza, ukabona ufite umusatsi mwinshi, uzamenye yuko Imana iri kuguha ibihe byiza. Imana itugirire neza. Uzamenye ko Imana iri kuguha ibihe byiza, uhagaze neza. Igihe rero uzarota ubona ufite umusatsi, ukabona umusatsi ufite harimo imvi, uzamenye yuko Imana iguhaye ubwenge, kubera ko iyo umuntu afite imvi aba afite ubwenge. Imana itugirire neza. Igihe rero uzarota ubona ikintu cyitwa uburiri, uzamenye yuko uburiri busobanura mariage. Ushobora kubona uburiri bwawe buteretse hanze, ushobora kubona uburiri bwawe busa nabi, ushobora kubona uburiri bwawe bwavunitse, uzamenye ko muri mariage yawe cyangwa mu rushako rwawe harimo ikibazo. Uzafata umwanya wo gusenga. Turabashimiye rero ko mwabanye natwe muri uku gusobanura inzozi. Imana ibaha umugisha. Kandi hari abantu benshi batemera yuko inzozi zifite agaciro, ariko reka mbabwire ngo ni bumwe mu buryo Imana ikoresha ije gusura umuntu wayo kugira ngo imumenere amabanga mu rwego rw'ibanga rikomeye, ku buryo ibigira ngo icyo kintu ye kucyunyuza no kumuhanuzi runaka, bitewe nuko aba ari ibanga ugiranye n'Imana. Imana ibaha umugisha. Mbifurije kurota kandi mukarota inzozi ziturutse ku Mana, kandi mbifurije gusobanukirwa. Uzagira ikibazo muri komenti azabaze, kandi ufite izindi nzozi adasobanukiwe nawe yemerewe kutubaza. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Imana yongere dukore ku maso turote, kandi ntitukarote inzozi z'umuruho, ahubwo tujye turota inzozi ziturutse ku Mana. Mana ndagushimye, wabanye natwe. Navuze ariko wowe reka umanukire gusobanura mu buryo burenze uko ngiyewe navuze, kuko ngenda umwana w'umuntu, ariko wowe wasobanuriye ntago yayoba. Ndakwinjiza ngo urusheho kuyobora abantu bawe, be kuba mu mwijima ahubwo babe mu mwuka, kugira ngo data Satani atabayobya cyangwa se akabatwara inyenyeri zabo. Ndakwinjiza ngo buri muntu wese umusobanurire birenze uko nsobanuye. Urakoze, kandi yica n'urushaho kuyiha umugisha no kuyagura, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane, ndabashimiye. Imana ikomeze ibane namwe, turacyari kumwe. Imana ibaha umugisha.